ahantu hambere mu agace ka mbere k'ubwonko ko muri mental oblongata ka mbere kabanza kwatakinga ni akantu kajyanye no kwibagirwa. Uhita utangira kwibagirwa. Niyo mpamvu abantu bafite agahinda bababaye bakubwira ngo barakamarwa n'icupa, nuko you forget. Noneho ubwonko bugakiretinga another story which is pleasant to you cyangwa se which is funny. Rimwe umuntu umwe agasinda ubona aseka, ubundi agasinda babaye bitewe na story ubwonko bwa creatives for self defense. Buriya ntabwo ubona ko akunda unywa, urabona umuntu kwanywa inzoga niko arushaho kujya kwihagarika. Ariko mu by'ukuri abantu benshi bibwira yuko ibyo banyoye ari byo bari bwo kwihagarika. Or no, ahubwo umubiri uri concentrating, kuko inzoga mbere yuko zirukanka umubiri wose zigera ku mwijima ukazohereza mu bwonko. Kwa kundi umuntu yasize ukabona aradandabirana, akenshi ntabwo ari ikibazo cy'amaguru aba yagize intege nkeya, umutwe niwo ukwereka yuko urimo kudandabirana, kuko ubwonko nibwo bwohereza amakomande y'ukuntu ukora ama movement. So ibyo rero ni ibintu bikomeye. Icyo kindi cya kabiri bituma noneho ubwonko bukoresha bwitabaza amazi yose y'umubiri. So muri ayo mazi yose y'umubiri ubwonko bukoresha haba harimo amazi adakenewe. Urumva ayo amazi amaze gukoreshwa n'umubiri agomba gusohoka. Iyo asohotse rero niko akunda ujya kwihagarika wanyura, ariko umubiri ukomeza kwikanga ibintu byinshi kubera ko sisiteme ihita ugikubitamo ikirahuri cya mbere ushyiramo icya kabiri, sisiteme igahita itabaza yuko umubiri watewe. Yego, mwaramukanya amahoro y'Imana bakunzi ba One Nation Radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano aho turi kumwe n'umusesenguzi wacu Bob Mugabe. Bob, uyu munsi kuri wa mbere uri kumwe na Rurema Nyagasani w'u Rwanda. Cyanze cyo ndi muzima, ibindi ni by'abanyamadini n'abanyapolitiki. Ndi muzima. Speaking of the devil. Hanyuma weekend yawe yari imeze ite? Boring. Oh no. Yari iryoshye. I know why. Yari iryoshye. Urumva abantu bari kuri group ya WhatsApp ya One Nation. Bari very vibrant, bafite ibiganiro. Some of them twaravuganye. Hariho umushuti wanjye umwe uri muri Baltic countries. Baltic countries nongere nzikwibutse ni ibihugu biri mu Burayi bwegereye Uburusiya, byahoze buri muri Soviet Union, Eastern Europe. Eastern. Birimo Lithuania, birimo Estonia, birimo Finland, mbese ibyo bihugu. Yego, mwaravuganye. Ubwe yari ari muri Lithuania, nagira ngo menye kuko yari amaze y'umwaka, ntabwo arahamenyera cyane, ariko yamaze umwaka umwe n'igice mu Bushinwa. Yakurikiranaga ikiganiro kijyanye na alcohol consumption, ukuntu mu Bushinwa babigenje, tunywerese uburyo ihita ihinduka umuco. Barabishoboye bo? Barabishoboye kuko kwa gatanu nari kumwe n'umugabo umunyamakuru witwa Gonzaga Muganwa, avuye mu Bushinwa. Amaze igihe imyaka myinshi ajyayo. Urabona akurikirana society yabo ukuntu imeze. Hari igihe yageze yambwiraga ati n'Abashinwa n'abasinzi,
ariko ubu ngubu bagarukanye amakuru mashya ambwira ko hari disipurine iteye ubwoba y'abantu kutanywa inzoga. by force cyangwa by consent, leta hari icyo yakoze abaturage barabyumva cyangwa leta ishyize amabwiriza akaze abaturage barabitinya? Urumva mu mirongo ya politiki igena uko politiki igenda, harimo guhereza umurongo sosiyete bakoresheje amategeko n'amabwiriza. Mu bihugu byose niko bigenda muri politiki. Hariho umuco w'igihugu w'abantu, ariko hariho umuco ujya mu bantu ukiretinzwe n'abanyapolitike kubera gahunda baba bashyizeho. Urugero, gahunda ya tunywerese irabona ko gufunga ni saa 7 z'ijoro. Mu bihugu byinshi bimwe na bimwe barayikoresha iyo gahunda. Nk'ubu ngo mu Bushinwa bageze kugihaho naho amabare yakora 24 hours, ariko umushinwa wese uwanyuma mu kabari avamo saa 7 zuzuye. Andi masaha bakaba bakora iki kandi bari gukora? Andi masaha baba bari mu rugo bitegura ejo akazi. Ugasanga mu tubari basizeyo abantu b'abirabura. Kuko ngo yarambwiraga Janvier yarambwiraga ati nk'ubu twaje mu Bushinwa niho nigiraga, ati byagezaga saa 7 ukabona umushinwa wa nyuma nibwo ahavuye, twe tugasigara mu kabari turi abirabura. So waye abirabura, icyo kintu tugomba kugitekereza. Kuki abirabura ntibashaka kuva mu tubari, ahubwo barashaka kubyagira hanze y'akabari? Kubera iki bafite inzara n'inyota ikabije cyane y'inzoga? Ikibazo gikomeye cyane cyo kwibazwa. Kubera iki? Icyo rero dukwiye kugishakira ahantu muri culture. Kuko umushyitsi yaragusuraga bakamushakira inzoga nziza. Ntabwo abantu barya barafungura. Inzoga iri part of Rwandan culture. Ariko n'ikindi ntekereza yuko kugira uzarebe umusore basohotse, umusore uhiga abandi n'ushobora kunywa utuyoga tubitsigi dukoshe dutandatu ko akarezaho akarikeri kandi akabyuka ari muzima, ashobora kujya ku kazi. Aravuga ati uriya mbona arakazi. Ako kuki umenyereza umubiri wawe alcohol? Uko umenyereza alcohol niko urushaho kudipendinga kuri alcohol. Exactly. Kwishyiramo ni kutenera nyinshi. Uko ushyiramo alcohol nyine niko umubiri ushaka kugira ngo ubeho. Urabona bitangira unywa, ukanywa ugasinda, noneho mu gitondo ukabyuka warwaye umutwe. Iyo utangiye kuvuga ngo bakakubwira ngo inzoga ngo zimarwa n'izindi, ngo kugira ngo uve mu kinya urakeneramo agakonje ka Amstel kamwe cyangwa uduhenikeni tubiri. So you are conditioning your body n'amaraso yawe kugira ngo amenyere alcohol. Kandi iyo amenyereye alcohol ni ukuvuga ko amaraso yagomba kudepanda kuri alcohol. Uri kujya mu nzira yo kuba alcoholic. Yego. Kuko buriya ikintu gikorwa iyo umuntu yanyoye inzoga mu mubiri ikintu gitangaje. Buriya ntabwo ubona kwa kundi unywa, urabona umuntu kwanywa inzoga niko arushaho kujya kwihagarika. Ariko mu by'ukuri abantu benshi bibwira yuko ibyo banyoye ari byo bari bwo kwihagarika. Or no. Ahubwo umubiri uri concentratinga, kuko inzoga mbere yuko zirukanka umubiri wose zigera ku mwijima ukazohereza mu bwonko. Kwa kundi umuntu yasize ukabona aradandabirana, akenshi ntabwo ari ikibazo cy'amaguru aba yagize intege nkeya. Umutwe niwo ukwereka yuko urimo kudandabirana, kuko ubwonko nibwo bwohereza amakomande y'ukuntu ukora movement. So ibyo rero ni ibintu bikomeye. Icyo kindi cya kabiri bituma noneho ubwonko bukoresha bwitabaza amazi yose y'umubiri. So muri ayo mazi yose y'umubiri ubwonko bukoresha haba harimo amazi adakenewe. Urumva ayo mazi amaze gukoreshwa n'umubiri agomba gusohoka. Iyo asohotse rero niko akunda ujya kwihagarika wanyura. Ariko umubiri ukomeza kwikanga ibintu byinshi.
kubera ko sisiteme ita ugikubitamo ikirahuri cya mbere ushyiramo icya kabiri sisiteme igahita itabaza yuko umubiri watewe. Mu gusoza kuri iki ngiki culture ni ikintu gikomeye cyane n'umukuru w'igihugu umunsi w'ejo yabigarutseho. ariko reka mvuge ku kantu ka nyuma. Ngiye kubaza nanjye ka nyuma ntacyo. Yego, akantu ka nyuma kuri icyo kintu cyo gusinda, ahantu hambere mu agace ka mbere k'ubwonko ko muri mental oblongata ka mbere kabanza kwatakinga ni akantu kajyanye no kwibagirwa. Uhita utangira kwibagirwa. Niyo mpamvu abantu bafite agahinda bababaye bakubwira ngo barakamarwa n'icupa, nuko you forget. Noneho ubwonko bugakreatinga another story which is pleasant to you cyangwa se which is funny. Rimwe umuntu umwe agasinda ubona aseka, ubundi agasinda babaye bitewe na story ubwonko bwa creatinze for self defense. Cyane rwose icyo cyo ni impamvu ngemeye. Hari umugabo twahuye, ntabwo muvuga izina, hari umuntu uri serious aranywa, atangiye kujyamo agakoni, atangira kuzana stories zo mu rugo, divorce ukuntu yamukozeho. Urumva yari yafunze cyane afite agahinda, ariko noneho atacinze point yo ko yabivuga, kandi arabizi iyo uvuze ikintu at least hari ikintu kiva ku mutima. Nakubaza kuri culture cyane, mvuga ku bintu bikomeye. Kuri igihugu arabitubwiye ku munsi w'ejo, tubwira politics, atubwira religion, atubwira na culture. Akaratubwira ati we keep it easy and simple. Tureke kubikabiriza cyane. Niba ari politike tureke kuyikabiriza, nimba ari umuturage n'amazi, muha amazi. Ntabwo akeneye ibintu bihambaye, mu muriro, mu ibyo kurya. Noneho culture ni ikintu gikomeye cyane, kuko yaragitanzeho urugero. Nk'urugero warubivuze, y'abagabo basinya amasezerano batanga inzoga z'abagabo. Nimujye gusaba umukobwa muzana inzoga y'ubuki, inzoga nyine ni part ya society. Turabigenza dute nk'u Rwanda kugira ngo tureke kuba basinzi, nkuko hari n'ibihugu byinshi byafashe umwanzuro wo kureka kuba basinzi, ariko nanone tutirukanye culture 100%. Tumwerese niko tubigenza, kuko ikigaragara leta iraregulatinga utubari, kuko ntabwo tugikora 24 hours. Uko dutangira gufungura saa 9, saa 10, saa 11, tugafunga saa 7. So aho ngaho tuba tuvuga ngo niba unywa uranywa rese, ni ukuvuga ko ya behavior y'umuntu, umuco w'umuntu yakagombye kuba yiregulatinga. Niba bimunaniye, government should step in. Nibyo rero leta irimo gukora muri tunywa rese. Ariko ntabwo bavuga ngo ni mukanywa, oya tunywe rese, tunywa ariko tunywe gake. Ariko vuga, what do we lose as a country kugira abaturage babasinzi? Ese umusinzi yagukorera iki? Mbwiza ukuri, umusinzi yagukorera iki? Ubu ngubu umuntu wabaye indebarebe, umuntu amaso yarahiye, ariho arabyina, umuntu ariho arandika ku idosiye anasusumira, umwarimu uvuga ngo ntabwo ashobora kwigisha ataranywa inzoga, ni iki umusinzi yakumarira? Nayo mpamvu inzoga bazinywa mu birori for merry. Kandi abantu b'abasirimu b'abahanga mu kunywa inzoga, ntabwo inzoga tuzinywa kugira ngo dusinde, inzoga tuzinywa kugira ngo twishime. No kuvuga iki, 1 glass of wine, wakabije ibirahuri 2 bya wine, biba bibaye ibyishimo. N'ibyo iyo ibyishimo byawe, iyo warengeje ibirahuri 2 bya wine ugakomeza imbere ukavuga ngo uranywa icupa rya wine, okay, icyo gihe ntabwo aba ari ibyishimo gishaka. You are telling your body, look, shut down. You're shutting your body down. Cyane. You're shutting your body down, ariko kugira ngo udapfa, imbaraga zose umubiri zakoreshaga, energy akoreshaga, zirajya gutabara ubwonko. So ubwonko buriho buratangira mechanism ya defense, kukwibagiza, kukubwira ko ugiye kugwa. Ibiri kukwibutsa kugwa, ibiri bwo gutangira mbese nk'uko
waba wubatse inzu Eh. wabona imiyaga irimo kuza ishobora gutwara inzu ugakinga amadirishya ugatangira kwishyiraho sisiteme y'ubwirinzi. So, umuntu atangira gusinda ari uko ubwonko butangiye guhangana bugaragaza ko bwatewe ukavuga tugomba kwirwanaho. Iki gitero twabonye nta wundi muntu udutabara, reka twebwe nk'ubwonko dutangire gukora ibimenyetso bigaragaza yuko uyu muntu akeneye kuryama. Ibagize umuntu umwereka ko agiye kugwa, kuvuga bitangire kunanirana. Koresha uburyo izindi sensi zisaba imbaraga zisigarana imbaraga nkeya, ariko ubwonko ari bwo busigarana imbaraga, ariko nabwo bushyiraho sisitemu ya defense. Icyo ni icya mbere. So, unless you want to shut down your body, kandi uri kujya mu nzira of killing yourself. kuko ubundi umuntu watsinze ntabwo aba akishimye. Ibyishimo biba mu kirahuri cya mbere n'icya kabiri. Ibirenze ibyo ngibyo, tuvuge niba ushaka kuvuga uti ndumva ashaka kumva mu mubiri umeze neza, natinyuka rya jambo, niba nari timide ninya kuvuga mu bantu, ngira agasamusamu kamfasha kuvuga icyo ushaka kuvuga, ariko gatuma nategwa mu byo mvuga cyangwa se nangira guta ibitabapfa no kwandagara. Njye najya inama ko abantu bareka inzoga, ariko abantu bose ntabwo ari byo bakontorora, kuko iyo urebye neza gone Google, buriya Google iratandukanye. Hariho Google rusange, hariho iyo Google rusange ugiye ukandikamo Google Scholar, iguhereza iyindi version ya Google y'abashakashatsi n'abantu b'incabwenge, ukareba inyandiko zagiye zandikwa ku nzoga, ubushakashatsi, papers, research, abahanga icyo bavuga ku nzoga, ni akamaro k'inzoga mu mubiri nako. You're right. Zero. Even niyo wajya kuri AI ukibaza, ntayo AI icyo ikora nayo ikigufasha ni ukujya muri ya Google rusange, ya yindi twese tujyaho, Google rusange, igafata amakuru ahari ajyanye ku nzoga, akayapikinga yayo ikayaguhereza. ChatGPT nibyo ikora n'izindi nyinshi. Niyo mpamvu buriya nanone mu bashakashatsi AI ntabwo ari nziza cyane mu kugufasha mu bushakashatsi, ariko ishobora kugufasha muri structure, ariko content niwo wongera wajya kuri Google Scholar n'izindi nyinshi. Icyo ni ikibazo. Alcohol yo abantu barayinywa kandi barayinywa cyane, yet it is bad, iri na harmful ku buzima, biranditseho no ku icupa, ariko yet abantu bakayikora. Ariko buriya contribution yacu turayitanze. Ako buriya n'ikindi kintu buriya gihari kinakomeye, a drinking society, society inywa cyane, it is unproductive society, nta musaruro itanga. Ibyo ni ukuri. Ariko retired general James Kabarebe kize kuduha urugero kuri Singapore, ukuntu yafashe umwanzuro wo kugabanya inzoga abaturage banywa kugira ngo batere imbere, kuko iri mu bihugu bito kandi bifite abaturage benshi. Bati ntabwo tuzigera dutera imbere dufite abaturage basinze. N'imyanzuro yafashwe, Prime Minister yitwaga nde? ndamuzi. Nanjye ndamuzi, ntabwo mwibutse izina, ariko barayifata imeze nk'aho ari, ariko barayikomeza kugeza ubu. Ni bya bindi aho politiki iza kuregulatinga abaturage, mu gihe abaturage ubwabo badashobora kwishyiraho umurongo.